Imana itoranya Gideyoni ngo aje gukiza abana b'Isirayeli. Maze marayika Uwiteka araza yicarira munsi y'igiti mu rugo kwa Yowasi. Umuhungu wa Yowasi witwa Gideyoni yasekuraga ingano ngo zice Abamidiyani. Maze marayika Uwiteka araza yicarira munsi y'igiti mu rugo kwa Yowasi. Umuhungu wa Yowasi witwa Gideyoni yasekuraga ingano ngo zinyegeza Abamidiyani. Iyo marayika w'Imana itamubonekera uwo mwanya aramubwira ngo umva Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, ati kandi dore wewe ufite n'ubutwari. Gideyoni yasubije marayika ati mutware we ureke nkwibarize, niba Uwiteka ari kumwe natwe nk'uko ubivuze, Uwiteka akababana natwe nk'uko ubimbwiye, kuko iyemeye ko biriya byose bitubaho. Marayika asubiza Gideyoni ati ntabwo nazanywe no kuburana nawe, nazanywe no kukubwira ngo uhaguruke iwanyu we, uje gukiza bariya b'Isirayeli kandi ubakure mu maboko y'Abamidiyani. Ikirindi n'amakondera mbese n'urumuri byonyine arizo zirukanye ingabo z'Abamidiyani. Yesu waguha ikibindi akaguha ikondera akaguha n'urumuri akakubwira ngo uje kurwana, wabyemera biragoye kuzemera. Ikintu gitangaje cyane nuko ikirindi n'amakondera byonyine arizo zirukanye ingabo z'Abamidiyani. Yesu waguha ikibindi akaguha ikondera akaguha n'urumuri akakubwira ngo uje kurwana, wabyemera biragoye kuzemera. Uko utazi inzira y'umuyaga rero tumenye uko amagufwa kurira yunda y'umugore yatwite, niko utazi inzira Imana izanyuramo ikagutabara. Witinya witinya